Nyagasani tabara ni inkuru iteye ubwoba, ni inkuru idasanzwe ituruka mu karere ka Kayonza, aho abaturage batunguwe n'umukobwa bavuga ko yahindutse inzoka babireba. Ni mu nkuru idasanzwe ikomeje gukwirakwira ivuga ko mu karere ka Kayonza abaturage bavuga ko batangajwe n'ibyabereye ku mukobwa uzwi ku izina rya Aline, nyuma yo kubona ibintu byateye ubwoba benshi baraho. Icyo nkwibutsa ni ukureba iyi video yose kugera ku musozo kugira ngo hataza kugira akantu na gato kaza kugucika. Ikindi kandi nkwibutsa gukora subscribe na like kugira ngo uzajye ukomeza kubona inkuru nk'izi ngizi zidasanzwe tugenda tubakurira hirya no hino. Nkuko tumaze kubibabwira, abaturage baje gutungurwa n'umukobwa bivuga ko yahindutse inzoka mu maso babireba. Nkuko mubibona mu mafoto, abaturage bari benshi babireba. Abaturage bavuga ko byatangiye mu masaha ya saa sita z'amanywa uyu munsi, ubwo umukobwa ngo yari ari kumwe n'inshuti ze hafi y'umuhanda munini uhuza utugari dutandukanye tw'umwe mu murenge wo mu karere ka Kayonza. Mu gihe bari mu biganiro bisanzwe, bamwe bavuga ko yatangiye kwitwara mu buryo budasanzwe. Umwe mu baturage warura hafi aho ngaho ibyo byaberaga yavuze ko babonye uwo mukobwa atangiye kureba hasi cyane, nyuma agatangira gutitira. Mu kanya gato rero ngo abantu benshi bahise baza bahurura kugira ngo barebe ibirimo kuba. Nk'uko abari aho bavuga, abantu ngo bakomeje kwiyongera ari benshi. Bamwe batekerezaga ko wenda uwo mukobwa ashobora kuba yafashwe n'uburwayi butunguranye, mu gihe abandi bavuga ko ari ibintu by'amayobera abiri kuba, cyangwa se uwo mukobwa ngo akaba afatwa n'imyuka mibi. Hashize iminota mike urusaku rwatangiye kwiyongera bitewe n'abantu benshi bahururaga baza kureba ibyabaye. Hari abaturage bavuga ko babonye impinduka zidasanzwe ku mubiri w'uyu mukobwa. Abantu bamwe bahise basubira inyuma kubera ubwoba, mu gihe abandi bazamuraga amatelefoni yabo kugira ngo bafate amashusho bayakwirakwize ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Abagore bamwe batangiye guhunga, abana bariruka berekeza mu ngo ziri hafi aho ngaho, naho abagabo bamwe bageragezaga gusaba abantu gutuza. Icyakora uko imbaraga zagendaga ziyongera niko ubwoba bwarushagaho gukwira mu bantu, kuko uyu mukobwa nk'uko mubibona inzoka zabaye nyinshi zimukwirakwira. Umwe mu rubyiruko waraho yavuze ko abantu bamwe batangiye kwiruka abavuga ko babonye inzoka nini hafi y'uyu mukobwa. Mu kanya gato abaturage benshi bari bamaze kuva aho hantu, bamwe biruka berekeza ku muhanda munini, abandi bihisha mu ngo ziri hafi. Amakuru yakomeje gukwirakwira mu bice bitandukanye by'akarere ka Kayonza. Mu gihe gito gusa abaturage baturutse hirya no hino mu mihanda bari bamaze kugeraho byavugwa ko byabereye. Imodoka na moto byahagaraye ku muhanda, abantu bose bashaka kureba ibirimo kuba kuri uyu mukobwa. Abari bahagaze inyuma bavuga ko basanze abantu bagifite urujijo rwinshi. Hari abavuga ko uwo mukobwa yahindutse inzoka, abandi bakavuga ko ari ibihuha byakwirakwijwe n'ubwoba bwari bwafashe abaturage. Mu ijoro ryose rero abaturage bakomeje kuganira kuri iyo nkuru mu maso, ku mihanda no mu tubari. Nta kindi cyari kivuga uretse ibyabereye kuri uyu mukobwa. Bamwe babyise igitangaza, abandi bafata nk'inkuru y'amayobera itazigera ibonerwa igisubizo. Inkuru yakomeje kuvuga igihe kirekire, ndetse bamwe mu baturage bavuga ko kugezana n'ubu bakibuka uko byagenze ku manywa, bafite ubwoba kurusha indi minsi yose. Nk'ibisanzwe mukomeza gukora subscribe na like. Ciao ciao.